Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere. Dativa, umwarimu wanyu w'ikinyarwanda kuri radiyo. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe kwiga neza. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mukurikire isomo neza. Bana, muriteguye? Ni byiza. Bana, none se mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'iri somo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Muribuka se inkuru nabasomeye mu isomo ry'ubushize? Ndizera ko muyibuka. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa se uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu wundi muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ubushize yitwa Ababyeyi bita ku bana. None se ninde watubwira icyo iyo nkuru Ababyeyi bita ku bana yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyi nkuru. Murakoze cyane. Mu nkuru Ababyeyi bita ku bana twize ko iyo ababyeyi bagaburiye neza abana, bakabavuza, bakabitaho cyane, bituma bagira ubuzima bwiza. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inyuguti tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'101 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Zakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana, ubu muri kano kanya ngiye kubasomera agace gato ka ya nkuru yacu yitwa Ababyeyi bita ku bana. Mukurikire, kuko nindangiza kubasomera ako gace hari ikibazo nza kubabazaho. Nimutege amatwi. Susuruka, Suzana na Musoni barakurikirana. Ababyeyi babo Sugira na Mukamasabo bubahiriza uburenganzira bw'abana. Barabagaburira kandi bakabavuza. Bahora babitaho kugira ngo bakure neza. Bakiri bato babakingije inkingo zose kugira ngo babarinde indwara. Bana, mwakurikiye? Yego, ndizera ko mwakurikiye. Ngaho nimusubize kino kibazo. Ni ayahe mazina y'abana bavugwa muri kano gace k'inkuru? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ari ntawe, wavuga mu ijwi riranguruye igisubizo cyawe.
Nimukurikire, amazina y'abana bavugwa muri kano gace ni Susuruka, Suzana na Musoni. None se mwamfasha tugasubiramo twese hamwe ayo mazina? Reka tuyavugire hamwe. Susuruka, Suzana, Musoni. Twongere tuyavugire hamwe. Susuruka, Suzana, Musoni. Bana, ni irihe jwi mwumvise aya mazina yose asangiye? Ni irihe jwi rigaruka muri aya mazina yacu atatu? Ni byiza cyane. Ijwi aya mazina ahuriyeho ni sa. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijwi rishya sa. Reka nsubiremo sa. Ndashaka ko twese hamwe dusubiramo iryo jwi sa. Twongere dusubiremo sa. Ni byiza cyane. Noneho nimureke dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi sa. Ndabaha urugero. Isaro. Ndasubiramo isaro. Mu ijambo isaro harumvikanamo ijwi sa. Ngaho namwe nimushake izindi ngero z'amagambo yumvikanamo ijwi sa. Muhite muyabwira umuntu mukuru muri kumwe urimo ubafasha kwiga. Bana, ndizera ko mwabonye ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi sa. Mu ngero z'amagambo mushobora kuba mwabonye harimo amasaro, isosi, semana, susuruka. Mushobora kuba mwabonye n'ayandi menshi. Bana, tujye dukunda gusoma. Njye buri munsi mfata iminota 15 nkasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Bana, nimureke noneho dukore imigemo irimo ijwi sa. Mu gukora imigemo muribuka ko twifashisha inyajwi zacu twabonye uko ari 5. Izo nyajwi muribuka ko ari i, u, o, a, e. Mureke rero mbaho urugero rw'umugemo ubanza. Ndafata inyuguti ya sa, nongereho inyajwi i, mbona umugemo si. Ndasubiramo umugemo si. Mureke rero dukorere hamwe imigemo ikurikiyeho. Sa nitwongeraho u, turabona umugemo su. Dusubiremo umugemo su. Ni byiza cyane. Noneho tujye gufata sa, twongereho o, turabona umugemo so. Dusubiremo umugemo so. Ni byiza cyane. Dukomereje kuri sa, tugiye kongeraho a. Sa nitwongeraho a, turabona umugemo sa. Dusubiremo umugemo sa. Ni byiza. Noneho namwe nimukora umugemo wa nyuma mwenyine, sibyo se? Ubwo murafata sa, mwongereho e. Murabona uwuhe mugemo? Murabona umugemo se. Nizere ko mwese umugemo mwabonye ari se. Ni byiza cyane. Imigemo yose rero tumaze kubona ni si, su, so, sa, se. Reka tuyisubiremo hamwe twese. Si, su, so, sa, se. Ngaho namwe nimuyisubiremo mwenyine. Ni byiza. Ni mu rubuga nsome. Mu rubuga nsome. Ni mu rubuga nsome. Mu rubuga nsome. Mu rubuga nsome. Mu rubuga
noneho reka dukine ka gakino kacu ko kuzamura ibikumwe tukabirebesha hejuru cyangwa se tukabirebesha hasi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Nzajya mvuga ijambo rimwe rimwe ari nako nkoma amashyi kugira ngo numvikanishe neza amajwi ari muri buri jambo. Nyuma yaho ndasubiramo ijambo nihuta. Ndagusaba kunkurikira kugira ngo uhitemo aho urebesha ibikumwe byawe. Niwumva mu ijambo mvuze harimo ijwi sa, urarebesha ibikumwe byawe hejuru. Ariko niwumva mu ijambo mvuze nta sa yumvikanamo, urebesha ibikumwe byawe hehe? Hasi. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe cyangwa umuvandimwe yagufasha. Nimutege amatwi ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni gusoma. Gusoma. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Bana, mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru se cyangwa mwabirebesheje hasi? Nizere ko mwese ibikumwe byanyu bireba hejuru. Impamvu nuko mu ijambo gusoma turumvamo ijwi sa. Ni byiza cyane. Reka dukore undi mwitozo. Bana, muriteguye? Ngaho nimukurikira ijambo rya kabiri. Isogisi. Isogisi. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ni byiza cyane. Bana, ndizera ko mwese ibikumwe byanyu bireba hejuru. Mu ijambo isogisi turumvamo ijwi sa. Ni byiza. Ijambo rikurikiyeho ni uruhara. Uruhara. Bana, nyuma yo kumva ijambo uruhara, ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Mwese ibikumwe mwabirebesheje hasi? Ndizera ko ariko mwabigenje. Niba ibikumwe byanyu bireba hasi mwabikoze neza. Mu ijambo uruhara nta jwi sa ryumvikanamo. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma. Ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Ubu noneho rero tugeze mu mwanya wo kwandika inyuguti ya sa. Turiga uko bandika inyuguti nto n'inyuguti nkuru. Ariko mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yegereza ikaramu n'urupapuro cyangwa se ikaramu n'ikayi bye. Twige Ikinyarwanda. Buri wese yegereje ibikoresho bye? Ni byiza. Reka rero tubanze dutege amatwi uko bandika inyuguti ya sa. Iyo wandika inyuguti ya sa ntoya, uhera hejuru ugaca umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga, ugakomerezaho undi murongo uheteye ibumoso nawo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Reka noneho natwe tugerageze kwandika sa ntoya. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, hera hejuru uca umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga, komerezaho undi murongo uheteye ibumoso nawo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Bana, ndizera ko muri kwitoza neza. Reka twongere dusubiremo. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, uhere hejuru, uca umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga, ukomerezeho undi murongo uheteye ibumoso nawo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Ndizera ko muri kwitoza neza. Ngaho ku bafite ibitabo, murambure ku rupapuro rw'102 maze murebe niba sa ntoya mwayanditse neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mubikore.
Ni byiza bana, ndizera ko mwabigerageje kubikora neza. Uyu ni umwanya wo kwandika inyuguti ya sa ntoya inshuro nyinshi ku mpapuro no mu makaye yanyu. Nimurangiza kuzandika muzereke abo muri kumwe. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Babyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Murakoze cyane bana. Ubu noneho tugiye kwiga uko bandika sa nkuru. Ngaho nimutege amatwi turebere hamwe uko tugiye kuyandika. Iyo wandika inyuguti ya sa nkuru, uhera hejuru ugaca umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga, ugakomerezaho undi murongo uheteye ibumoso nawe ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Nk'uko mubyumvise, inyuguti ya sa nkuru yandikwa kimwe n'inyuguti ya sa ntoya. Aho bitandukaniye ni uko sa nkuru iba ari nini kandi ari ndende ugereranyije na sa ntoya. Bana mwabyumvise? Ni byiza. Ngaho nimureke rero twitoze kwandika sa nkuru. Ngaho fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro. Hera hejuru, uca umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga, komerezaho undi murongo uheteye ibumoso nawo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Reka nsubiremo. Ngaho tugendane. Hera hejuru uce umurongo uheteye iburyo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Komerezaho undi murongo uheteye ibumoso nawo ufunguye umeze nk'igice cy'uruziga. Ndizera ko murimo mwitoza neza. Ngaho rero ku bafite ibitabo, nimurambure ku rupapuro rw'102 murebe aho sa nkuru yanditse, hanyuma murebe niba mwayanditse neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mubikore. Ngaho rero nimwandike inyuguti sa nkuru nyinshi ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Nimurangiza kuzandika nazo muzereke abo muri kumwe. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana, uyu munsi rero twize ijwi sa no kwandika inyuguti ya sa. Mwabyishimiye se? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero muze kwandika inshuro nyinshi ya migemo tumaze kwiga, ariyo si, su, so, sa, se. Muyandike mu makaye yanyu. Nimurangiza muyereke abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe banyu kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, musome imigemo, amagambo n'interuro birimo inyuguti ya sa musanga ku rupapuro rw'101. Mukore kandi n'ibindi bikorwa byo gusoma no kwandika inyuguti ya sa biri ku rupapuro rw'102 kugeza ku rw'106. Nizere ko buri wese
aza gukora neza uyu mukoro, sibyo se? Murakoze cyane bana. Mwibuke ko ubutaha tuzakomereza ku rindi somo. Ntihazagire rero n'umwe ubura cyangwa se ngo akererwe. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu n'aho kwandika. Buri wese kandi azaba afite igitabo cye niba gifite mu rugo. Buri wese azaba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo se? Mwibuke gukaraba kenshi intoki zanyu mukoresheje amazi meza n'isabune. Babyeyi, namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushime UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.